Story time guys, muze mbabwire ukuntu umugabo wanjye yanciye inyuma kuri mama nanjye nkamuca inyuma kuri mukuru we. So ukuntu byatangiye, umugabo wanjye twarakundanye, turakundana ariko mbere ye mukuru we yari yaranterese, mukuru we ndamwanga, maze kumwanga nkundana n'uwabaye umugabo wanjye, turanashakana. Muri famiye y'umugabo wanjye ntago bari stable cyane, ntago bari bafite amafaranga ahagije, gusa muri famiye yanjye twari stable, twari dufite amafaranga, twari abakire nyine. Mama na papa baradusapotinze cyane, dukora ubukwe bwiza, tujya kuba ahantu heza, turabana nyine kubera support ya mama na papa wanjye. So mwita umwana wanjye w'imfura, umugabo wanjye papa wanjye arapfa. Papa wanjye twari dufitanye relationship ikomeye, twarakundanaga cyane ko ari njye mukobwa wenyine bari barabyaye. Mama wanjye nta nubwo twakonektaga cyane, ntabwo twari inshuti cyane kubera ko nari mfite basaza banjye aribo bari inshuti cyane. Ubwo rero ukuntu papa wanjye na mama wanjye ukuntu bakundanaga cyane, nayo narabigiyeho gukunda n'ukuntu nabana n'umugabo neza, barakundanaga pe. Ibihe bya papa byo gupfa, mama yabaye depressed, arababara, agira agahinda. Rero kubera ko twari turi mu bihe byo kwitegura kubyara, umugabo wanjye arambwira ati tuzazane mama kubera ko nyine abakozi murabizi nta mundi muntu ufite, nta nubwo bashobora gufata umwana neza nyine. Tuzazane mama kugira ngo wenda uzabyara hari, n'ubundi biharimo biragoranye kandi birakomeye. So tudicidinga ko biri bugende gutyo. Mama wanjye araza, tubana nkitwite, turabana, ariko uko iminsi yagendaga yicuma, nabonaga we n'umugabo wanjye bafitanye relationship ntaza ahantu ituruka nyine, ku buryo rimwe na rimwe umugabo wanjye yazaga kuryama saa 7 saa 8 ngo ari kureba filime na mama muri salo. Nyine nkabireba nkavuga ati nibyo nyine birabisanzwe, ntangira kwisanisha nawe. Rero ntangira nanjye kuzajya ndeba movie nyine kugira ngo wenda batazaba babibonamo ikibazo ko mba nabasize muri salo, ibintu nk'ibyo. Gusa nsangana ibintu ntisangamo kubera ko nabaga mfite akazi, ntwite, iki n'iki, ibintu nk'ibyo nyine. Hangira kubigenda ndabireka nyine, birananira, ndabireka nkazambareka bakirebera movie, kubera ko n'umugabo wanjye yaranyumvaga. Nkamubwira ati rero ngiye kuryama, mu gitondo mfite akazi kandi n'inda, ibintu nk'ibyo. Nkabona umugabo wanjye ari kubyumva nyine byihuse. Ubwo ngubwo rero ndabireka, ubuzima burakomeza gutyo. Gusa igihe kimwe nagiye ku kazi, bigeze nko mu masangahe, masaha ari aho ngaho nyine, ndataha. Maze gutaha ngera mu rugo, nsanga umugabo wanjye ntiyagiye ku kazi, ari mu rugo kandi nabaga nzi ko ari buze kujya ku kazi. Ndamase byagenze gute? Arambwira ati uyu munsi yumvaga naniwe, ntago yagiye ku kazi. Ndabyihorera, ndataha ndaruhuka, ndanza no kubyara nyine. Nyuma ndabyara, mama wanjye yita ku mwana wanjye, amufata neza, ibintu nk'ibyo. Noneho nkabona ya relationship yagiye ikomeza nyine, umugabo wanjye nta kimbonera umwanya, umugabo wanjye ntitukivugana. Urumva none namaze no kubyara biriyongera, umwanya urabura neza. Nkabona we na mama wanjye bafitanye connection ntazanituruka. Ndagiye undi munsi ndagenda nanone njya ku kazi, gusa kwa kundi uba wumva nta mahoro ufite mu mutima. Wenda navuga ko ari nk'Imana ibikora ikavuga ati genda wenda urahita ubona bino bintu. Nkumva nta mahoro mfite mu mutima, nkumva simeze neza, nkumva ndimo ndabakeka cyane, ibintu nk'ibyo. Ndavuga ati kantahe njye mu rugo. Ndataha, ngeze mu rugo nsanga umugabo wanjye na mama bicaye mu ntebe bapfumbatanye, kuri abantu nyine bapfumbatana, abantu bakundana bapfumbatanye, bari kureba filme. Umwana ari kumwe n'umukozi hanze. Narinjiye mwa bantu mwe, ndahagarara ndabareba, ntibanamenye ko nababonye, ntibanamenye iki. Ndakata nsubira ku kazi, ndabanza mbitekerezaho neza, ndafite n'ibiki. Ubwo ngubwo mukuru umugabo wanjye ntiyigeze arekera kuntereta, nubwo njye ntamukundaga. Barinze bampropose akintereta, ndinda mbana na murumuna we akintereta, ibintu nk'ibyo nyine. Ndangije nanjye mpita ntangira kumuha umwanya. Ndavuga sindi bujye gushwana n'umugabo wanjye na mama wanjye, bose ni abantu banjye, sindi bujye gushwana nabo ngo mbabwire ngo nababonye ibiki n'ibiki. Ndanjye mpita movinga on, ntangira guha umwanya mukuru we. Rero wari yaranterese mbere,
ntangira kumuha umwanya akajya nsohokana akanjyana gushopinga ibintu byose anyitaho. Noneho umugabo wanjye nkabona nta n'ikibazo afite ko nta mwanya nkimubonera, mbona nyine yariyakiriye nta kibazo afite kubera ko nta mwanya nkimuha. ubwo ngubwo dutangira gutegura amatripu, ngewe na mukuru we, nkabwira umugabo wanjye ko ngiye muri bizinesi y'akazi, ngiye mu kazi nyine, ngiye muri trip y'akazi, ntagire ikintu abikoraho, nkabona nyine ntabyitayeho, ahubwo ari nko kuvuga ati genda 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 watinze. ubwo ngubwo nyine bigenda gutyo, ntangirana kugirana connection na mukuru we, ariko mu by'ukuri mukuru we sinigeze mukunda, ntari kumwifashisha kugira ngo ntagumya gutekereza kuri mama wanjye n'umugabo wanjye. ubwo ngubwo nyine umunsi umwe mba careless kuri telefone yanjye sinayifata neza, nyine nyitaho mbonye, kandi icyo gihe twari dufite gahunda turi gutegura trip ngiye na mukuru we, turategura telefone yanjye mba careless, tutaragenda umugabo wanjye arayifata asoma ibintu byose nganira na mukuru we. umugabo wanjye mbibutse ko atarazi ko mbizi ko na mama wanjye banshitinga, bakora ibintu byose, ibyo nabonaga, ibyo ntabonaga, ibyo ntabwo yarabizi ko mbizi. tangira kunshitinga arabibona, ararakara, arivumbura, aravuga ngo tugomba gutumizaho imiryango ibiki n'ibiki, ngo mukuru wanjye ngo ntabwo ngo ibi bintu yabikora. nta kibazo nari mfite, abantu mwe nta kibazo na kimwe nari mfite. twatumije umuryango we wabo uraza, ababyeyi be, aba anti iki, na mama wanjye araza n'umugabo wanjye. muri iyo nama rero umugabo wanjye atangira kuvuga ibyo yabonye, aravuga ngo ni ibiki, ngo ngende ngo na mukuru we ngo ibiki n'ibiki. n'ababeshye naravuze ati ngiye kuvuga ukuri, mama wanjye nasebasebe, ni akazi ke, ibyo ni akazi ke. ubwo ndangije mba ndabivuze byose, mvuga ukuntu ngiye nafashe umugabo wanjye na mama, ibintu byose ndabivuga. maze kubivuga mukuru we nawe ahita avuga feelings amfitiye kuva kera, kandi njye mukobwa ari we wankunze bwa mbere, ibintu nk'ibyo. ubwo ngubwo imiryango ibiri kivuga, iravuga ati umugore n'umugabo bagende bicare banzure, babiganireho, bamenye icyo gukora. twe imiryango nyine buri kintu bikoraho ibyo bintu, baraseba bamwe, abandi buri kintu tubikoraho. guys, nuko nguko story yarangiye rero. sinzi niba narakoze ikosa kuba narabikoze, sinzi niba narakoze ikosa kuba narabivuze, gusa nuko story irangiye. anyways guys, this is not my story, it's not my story, ni story bambwiye ngo mvuge. sinzi niba ari ukugira inama, sinzi niba ari ukumubwira ko yakoze amakosa, simbizi.